Haleluya, amen. Se mufite Bibiliya? Yego, murazisoma niyo muri mu rugo? Haleluya, Yesu ashimwe abazisoma bageze mu rusengero wikosore. Haleluya, iri jambo ririmo ubuzima, ririmo ihishurirwa, ririmo Imana ubwayo. Haleluya, reka dusome Itangiriro igice cya 27, dusome 38 tugeze kuri 40. Reka niba twageze dusome. Haravuga ngo Esawu abaza se ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data? Nge nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Ese uwo ni umugisha? Haleluya. Isaka aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Ku murongo wa 40, inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Haleluya. Ise amubwiye amagambo akomeye meze nk'aho atari umugisha, ariko amuhishurira ibanga. Arambwira ngo inkota yawe niyo izakubeshaho. Mu yandi magambo, inkota yawe niyo izakuraho biriya, niyo izatuma utura hafi y'ikime kiva mu ijuru, niyo izatuma ubuturo bwawe buba hafi y'umwero w'ubutaka. Nugoma, nukoresha inkota yawe, uzikuraho uburetwa murumuna wawe yagushyizeho. Haleluya. Nanone muri iki gitabo cy'Itangiriro igice cya 27, umurongo wa 27 tugeze kuri 29. Uyu ni Yakobo barimo guha umugisha. Ngo aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye. Mwibuke ko Yakobo yarimo gutwara umugisha wa Esawu, yari yambaye imyenda ye, yari yishyizeho ubwoya kugira ngo bagire ngo ni umuvandimwe we Esawu. Ngo aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati, impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. 28. No ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Mu yandi magambo, uhirwe. Haleluya. Umurongo wa 29, arambwira ngo amoko agukorere, amahanga akwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Haleluya. Aya ni amagambo y'umugisha meza abwiwe Yakobo. Nanone mu Itangiriro igice cya 33 turasoma umurongo wa 1, wa 3, wa 8 n'uwa 9, ariko wowe uze gusoma ibyo bice, icyo gice cyose. Itangiriro 33 umurongo wa 1, ngo Yakobo yubura amaso, arebye abona Esawu azanye n'abantu 400. Yakobo yubura amaso. Ubwo ni nyuma y'igihe kinini Yakobo yaragiye kwa Labani, yaragiye gukorera abagore, gukorera ibihembo, bya bindi byose yavanyeyo. Arimo aragaruka iwabo. Ngo Yakobo yubura amaso, arebye abona Esawu azanye n'abantu 400. Agabanya abana ahareya abe. Ubwo Yakobo yahise agira ubwoba, atangira gutera imirwi mu bana be, mu baja n'ibindi nk'ibyo. Agabanya abana ahareya abe na Rasheli abe n'inshoreke zombi abazo. Umurongo wa 3, maze ubwe Yakobo abarangaza imbere, yikubita hasi 7, arinda ageraho yagereye kuri mwene se. Yikubita hasi mbese mu buryo bwo kumuramya, kumuha icyubahiro, guha icyubahiro mwene se Esawu. Muribuka ko Esawu wari wagombaga kugira gute? Kumupfukamira no kumukorera, siko yabwiwe. Haleluya. Ngo maze ubwe abarangaza imbere, yikubita hasi 7, arinda ageraho yagereye kuri mwene se. Nuvuga ngo yagiye yubama agerageza guha mwene se Esawu icyubahiro. Cyari icyubahiro yego kivanze n'ubwoba, kuko bari baratandukanye, ashaka kumwica. Umurongo wa 8, ngo aramubaza ati, umukumbi twahuye wose n'uwiki? Nuvuga ngo Yakobo yagerageze gushyira amatungo yose imbere kugira ngo bibereye Esawu nk'impongano cyangwa impano, ikintu cyamuturisha. Mu yandi magambo, aramubaza ati, umukumbi twahuye wose n'uwiki? Aramusubiza ati, nukugira ngo nkugirireho umugisha databuja. Mbese yari impano ivanzemo na ruswa no kumugusha neza kugira ngo bahure umujinya washize. Esawu ku murongo wa 9 aramusubiza ati, ibyo mfite birahagije mwana wa data, ibyo ufite ubyiharire. Haleluya. Esawu yari yarabonye umugisha, yari afite ubutunzi bwinshi. Nanone muri iki gitabo igice cya 36 umurongo wa 6 n'uwa 7,
Itangiriro 36 kugeza kuri 7. Esawu ajyana abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abantu bose bo mu rugo rwe n'inka ze n'amatungo ye yose n'ibintu bye byose yarongeye mu gihugu cy'i Kanani, ajya mu kindi gihugu ngo atandukane na mwene se Yakobo. Murongo wa 7, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bugatuma badashobora guturana, igihugu cy'ubusuke bwabo nticyabakwiraga kubw'amatungo yabo. Kuri iki gice cya 36 Yakobo yari yaragarutse aratura n'abagore be n'abana be n'amatungo, aturana na Esawu mwene se nawe n'abagore be n'amatungo ye n'ubutunzi bwinshi yari afite. Mwumvise ko yaje asanganira Yakobo afite abagabo 400, ni ukuvuga ngo yari afite ingabo, yari afite abantu benshi atunze abana nabo. Hanyuma Imana ikomeza kubaha umugisha. Ahangaha haratubwira ngo Esawu ajyana n'abagore be n'abahungu be n'abakobwa be barimuka, asiga mwene se Yakobo. Icyatumye yimuka si ikindi, ku murongo wa 7 turakibona ngo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi. Ntabwo bongeye gushwana, ntacyo bari bapfuye, ahubwo ubutunzi bwabaye bwinshi bananirwa gukurirwa ngo mu gihugu cy'ubusuke bwabo. Haleluya, amen. Imana yacu tugirire neza. Iyo turebye hariya twatangiye dusoma mu Itangiriro ibice 27, turabona amagambo y'ubwoko bubiri, cyangwa se icyo twakwita umugisha w'ubwoko bubiri. Haleluya, cyangwa se uhabwa abantu b'amoko abiri. Amen. Haleluya. Hari umugisha wahawe Yakobo, umugisha mwiza, kubwirwa amagambo meza, kwaturwaho n'ibintu byiza. Haleluya. Yakobo twagereranywa n'umuntu wavutse ibintu bimeze neza, ibintu byarateguwe, afite ababyeyi bamubwira amagambo meza, avukiye muri tere nziza mu yandi magambo. Haleluya. Tukabona undi muntu nawo uhawe ikintu cyiswe umugisha, ariko mu by'ukuri gisa nkaho kitari umugisha, nta neza yabwiwe. Haleluya. Nta kintu kizamufasha yahawe. Yesu ashimwe cyane. Gusa haweho ibanga naryo ritoroshye, yamubwiye ngo nakoresha inkota ye, nagoma nibwo azikuraho uburetwa yashyizweho n'imibereho cyangwa se n'ubuzima. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Biriya bice byose tumaze gusoma, tubonye ubuzima bwa Esawu bwaraje gutandukana n'amagambo yamuvuzweho. Haleluya. Turabona ubuzima bwa Yakobo nabwo hari umugisha wundi bufite, ariko kuri ubu buzima bwa Esawu buratandukana n'ibyo yari yabwiwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Esawu muzi ko yagarutse agasaba umugisha arira cyane, kuko yasanze umugisha we wamaze kuwutwara, bikamutera kurira, bikamutera agahinda, akumva arababaye. Haleluya. Iyo nitegereje ubuzima bwa Esawu bwa nyuma, mbona ko mucyo yahombye, mucyo yatakaje, hari isomo yabikuyemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ese hari umuntu unyumva? Amena. Ni ukuvuga ngo hari uburakari bwejejwe, reka bariko mbwita, bwahagurutse mu mutima wa Esawu. Haleluya. Ajya gukora ryabanga isi yari yamubwiye ngo nugoma, nukoresha inkota yawe bizagukundira, nawe uzahirwa. Haleluya. Ndashaka no kukubaza ngo ese ibyo watakaje hari isomo byagusigiye? Hari uburakari runaka byasize mu buzima bwawe? Yesu ashimwe. Dushobora kubitakaza nka Esawu wabigizemo uruhare. Haleluya. Yagurishije umurage we w'umwana w'ifura. Dushobora kubitakaza tutabizi, twabyisanzemo. Ni ukuvuga ngo ndavutse nisanze mu buzima butarimo amahirwe, nisanze mu muryango ukennye, nisanze mu rugo rurimo akajagari, nisanze mu rugo rurimo inzangano, nisanze mu muryango batajyana abana mu ishuri, nisanze mu muryango badasigira abana umurage, nisanze ndi ahantu nta bintu byateguwe. Haleluya. Cyangwa se ndavutse nisanze nta n'ababyeyi bahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yose ni amahirwe tuba twatakaje. Ku rundi ruhande, undi mwana wavutse nkaho ashobora kuvukana. Amena. Akavuka akikiwe na papa na mama bakundanye, bamuteganyirije, bamushyire mu ishuri ryiza, ibifatika n'ibisa nk'umugisha ku ruhande rwa Yakobo nawe yabihawe. Haleluya. Iyo nsomye ijambo ry'Imana, Yakobo nubwo yari yibye umugisha kuri se, mwibuke ko asanga Isaka yamuhaye umugisha atazi ko ari Yakobo. Haleluya. Arimo kuwuha Esawu. Amena. Haleluya. Ariko nyuma yaho gatoya nuza gusoma, uraza gusanga nyuma baramusezereye neza. Nuvuga ngo Isaka se wa Yakobo yarongeye none amuhesha umugisha neza, arongera arawutsinda bagera umugisha yamuhaye, ndetse amurangira naho azajya gusaba umugeni. Aravuga ngo uzajye muri bene wabo wa mama wawe, uzajye gusabayo umugeni, uzagende kwa Labani, bizagenda kurana kuriya uzabona umugeni. Ashimangira wa mugisha, uzahirwa, uzagirirwa neza. Haleluya. Mu yandi magambo, Yakobo arasa nkaho hawe inzira, cyangwa arasa nkaho ifatiro ryaho yashingira ubuzima bwe.
Haleluya. Insomye muri icyo gice sanga Esawu we ngo amaze kubona ko Yakobo bongeye bakamuha umugisha bakamwohereza kwa Labani arababara cyane. Haleluya. Nuvuga ngo Isaka yaramubwiye ngo ntuzashake muri ubwoko dutuyemo nkuko Esawu yashatsemo, wowe uzajye muri bene wa mama abiri uzakura umugeni. Hanyuma ngo Esawu arababara ndetse aza gushaka n'undi mukobwa umwe wo kwa Ishimayeli. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Birasa nkaho Esawu ari defavorize, nta mahirwe namba afite mu buzima. Umuringanije na Yakobo, Yakobo afite umugisha, Yakobo afite amahirwe, ariko Esawu nta mahirwe namba agaragara ku buzima bwe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Iyo tugize amahirwe tugakizwa tukaza mu mwami, uretse ko n'abataje mu mwami bashobora kubikora. Haleluya. Iyo maze gukura, maze kwitegereza, ngasanga amahirwe nagombaga guhabwa ntayo nabonye. Haleluya. Ngasanga ibyiza wenda nari buvukiremo, abandi bana bavutse nkanjye bavukiyemo barabifite, ariko njyewe ntabyo nabonye. Hari icyo bigomba gukora mu muntu wanjye w'imbere. Haleluya. Kuba afite Kristo bikwiye kudutera gushaka Imana cyane kugeza igihe bihindukiye. Amen. Abadafite Kristo nabo bajya bakoresha ubundi bwenge bakirwanaho, rimwe na rimwe bikanabakundira. Haleluya. Twitegereje rero ubuzima bwa Esawu, tuvuye kuri kiriya gice cya 27 tukongera kubona igihe Esawu yongera guhura na Yakobo. Esawu ntabwo yongera kumuvugaho. Ni koko Bibiliya ikurikirana inkuru z'abantu bazagenda bakagera kuri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Muzi ko Yakobo ari we wabaye Isiraheli, agakomokamo n'inzu 12 za Isiraheli bakazagera kuri Kristo. Haleluya. Inkuru z'abantu batagera kumukiza ntabwo zikomezwa kuvuga, ariko kandi nanone Esawu hagati aho ngaho nta n'ikintu yari kubavugwaho. Haleluya. Nta mugisha afite, nta kintu kigaragaza guhirwa kiri ku buzima bwe, nta mpamvu yo kumukurikirana mu yandi magambo. Amen. Haleluya. Ariko nitegereje ubuzima bwa Esawu, umusaruro waje kubuvamo uranyereka ko neza igihe Esawu yatandukanye na Yakobo, Esawu atagiye ngo yicare yiyorose, nta mugisha yahawe, nta mahirwe afite, ariko ntabwo yagiye aryame ngo yiyorose. Haleluya. Hari ikintu Esawu yagiye arakora mwibanga tutazi, cyaje kumuviramo kugira ingabo 100 agendana nazo. Haleluya. Cyaje kumuviramo umugisha ugaragara. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu bari defavorize, abantu badafite amahirwe runaka, abantu dufite ibintu tutabonye twaragombaga kuba twarabibonye. Haleluya. Igihe tutaratungwa amaso, igihe tutaraba mu buzima bw'umucyo abandi bantu barimo bareba, hagati aho ngaho tugihishwe, ubuzima bwacu turimo turabukoresha iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Igihe nta buhamya dufite bwo gutanga, igihe nta nkuru abantu batuvugaho, kuko nta kigaragara kirimo kutuvamo, ubuzima bwacu turimo turabukoresha iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Ndifuza ko wazahinguka hakurya umeze nka Esawu. Haleluya. Nta mugisha wahawe, nta mahirwe wahawe, nta cyerekezo cy'ubuzima baguhaye. Isaka iso wanyu papa wanyu arimo arohereza Yakobo, ariko wowe nta cyerekezo yaguhaye. Ntabwo yakubwiye ngo mwana wanjye nawe uzagire gutya, yaguhaye ibanga rimwe nirisa nirikomeye. Haleluya. Yavuze ngo nukoresha inkota yawe, nugoma, niwanga ibi bintu byose byashyizwe hejuru y'ubuzima bwawe, uzabaho nawe uzabona umugisha. Haleluya. Ndifuza kuvugana n'umuntu wavutse atari favorize, umuntu wavutse nta mahirwe, umuntu wisanze mu buzima hari amahirwe, hari umugisha w'Imana wagombye kuba umuriho ariko utamuriho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba ndakubwira amagambo ameze nkaho yo Isaka yabwiye umuhungu we ngo nugoma, nukoresha inkota yawe, nawe uzabona umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Esawu yagarutse afite ingabo, Esawu yagarutse afite abagore, mwibuke ko byari byemeye kugira abagore benshi, yagarutse afite abana, yagarutse afite umuryango, yagarutse afite umutungo. Haleluya. Yabigenje ate? Yakoze iki? Yakoresheje ya nkota ye, wenda yararwanye, yarahize, sinzi ibyo yakoze byari byose bitandukanye. Haleluya. Mwibuke ko twebwe dufite n'inkota yitwa ijambo ry'Imana. Ashobora ko nta mugisha wahawe ufatika, nta n'amagambo meza yavuzwe ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko hari inkota yo mu buryo bw'umwuka nawe wakoresha nk'uko Esawu yayikoresheje, ubuzima bwawe bugahinduka. Haleluya. Ugahinguka hakurya umeze nka Esawu. Yakobo yagomba kuba umutware wa Esawu, ariko ahangaha turimo tubyitegereza niwe urimo kuza apfukamira Esawu. Ikindi Esawu yakoze umurimo wo imbere muri we, cyagiye cyo guhishwa, cyagiye atagaragaraga, ntabwo yakomeze guhigira mwene se ngo nibahura zamwica. Mwibuke ko inzigo no kwangana biradukereza. Haleluya. Ntushobora gutekereza ibibi ku muntu ngo ugire n'umwanya wo gutekereza ibyiza ugambire ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Iyo nimo shaka umugisha kuwiteka, iyo nimo shaka ko Imana yangirira neza, iyo nimo shaka ko ubuzima bwanjye bwahinduka, ntabwo bizajyana no kwanga abantu. Kwangana birakerereza. Nuvuga ngo Esawu hari umurimo yakoze imbere muri we, mbere yuko tujya kumubonaho uyu musaruro ugaragara inyuma.
yagiye guhura na mwene se Yakobo. Yakobo afite ubwoba, yohereje abagore bamwe, yohereje amatungo imbere, afite ukuntu yagiye abigenza kugira ngo atange impano zo guhosha uburakari bwa Esawu. Ariko Esawu yamaze gukira, nta nubwo yibuka ko ari icyapfa na mwene se. Haleluya. Mu gihe cyo guhishwa, mu gihe cyo gushakisha umugisha, haleluya, umugisha w'inyuma, kugira ngo umuntu agire ingabo 400, kugira ngo umuntu agire ubutunzi, kugira ngo umuntu agire biriya, bibanza guheramwo imbere. Nuvuga ngo Esawu yaragiye ariyubaka, aravuga ngo nubwo ntakunzwe, nubwo ntahawe umugisha, nubwo mama yanjijishije agahesha Yakobo umugisha, ngiye kwiyubaka, haleluya, ngiye gushaka ku Mana ya data, haleluya. Nawe yari umuhungu w'amasezerano, nubwo Yakobo yasaga nk'umuntu urimo umugisha w'Imana ukomeye, ariko Esawu nawe yari umwana w'amasezerano. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ahuye na mwene se, asanga yamaze gukira mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Yakobo araza afite ubwoba, ariko Esawu araza n'urukumbuzi rwinshi, yiteguye guhoberana na mwene se. Amen. Ngo bahuye barahoberana, begamiranya amajosi, bararira. Esawu arizwa n'urukumbuzi yuko ataherukaga mwene se. Ibyo kwangana no kwihora yarabyibagiwe. Haleluya. Kado Yesu icyubahiro, haleluya. Ntutinde ku mahirwe wabuze, ntutinde ku mugisha utahawe, ntutinde kuba utarabonye ijambo ryiza nk'iryavuzwe ku buzima bwa Yakobo. Haleluya. Bifata ubikoreshe, bigutera uburakari mu mutima wawe, nkuko muri Esawu byagenze. Esawu yaravuze ati umugisha nawe ubuze kuko ntawe umbonye, ariko data arambwiye ngo ni ingoma, data arambwiye ngo ni nkoresha inkota yanjye, nubwo ubundi nagenewe gutura kure y'ikime kiva mu ijuru, kure y'umugisha uva mu ijuru, ariko ni nkoresha inkota yanjye nzabasha kubituramo. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko nawe wahabwa umugisha. Ese urabyizeye? Haleluya. Ese wakwemera gukira igikomere cy'ibyiza utabonye ukareka kugihanga amaso? Kuko iyo ukomeje kureba ku gikomere bikubuza kureba ku Mana. Haleluya. Bikakubuza kureba ku zindi mbaraga wahawe. Amen. Iyo twitegereje Yakobo nako Esawu nanone, dusanga Esawu yarahawe umugisha. Haleluya. Kugeza aho abwira Yakobo ngo bizigumanire, nanjye ndatuje bihagije. Umuntu utaravuzweho umugisha. Amen. Ariko Yesu icyubahiro, haleluya. Natwe twahabwa umugisha tutaravuzweho umugisha, twahabwa umugisha twaravutse ahantu hadakwiriye, twahabwa umugisha nta guteganyirizwa twahawe. Haleluya. Twahabwa umugisha nta cyiza cyagaragaraga ku buzima bwacu, nidukoresha inkota twahawe. Imana yatugiriye neza. Niwemera kudatinda ku gikomere watewe, nufata ibyo wabuze bikakubera esikariye, bikakubera ikintu wakuririraho kugira ngo ugere aho Imana igushaka, ntibikubera ikintu kigutsindagira kigusubiza hasi, bikakubera esikariye wahagararaho. Haleluya. Nuvuga ngo Esawu wamaze kubura umugisha, ubupfapfa bwarashize. Haleluya. Hari umuntu unyumva? Amaze kwibwa umugisha, ubupfapfa bwarashize. Ese nyuma yo guhomba ibyo wahombye, nyuma yo kubura imigisha twabuze, nyuma yo kubura amahirwe runaka twabuze, ese hari ubupfapfa twakize? Ese byaguteye gusenga kurutaho? Ese byaguteye gushaka Imana kurutaho? Haleluya. Ese byaguteye kwiyemeza mu mutima ko ugomba kwikuraho ubwo buretwa Satani yagushyizeho? Imana yatugire neza. Ikindi kinyereka ko yari yariyubatse mu muntu w'amwe imbere, nta mururumba, nta ngorane namba afite mu mutima we, niwe wimukiye mwene se. Nuvuga ngo ubutunzi bumaze kugwira. Haleluya. Amatungo abaye menshi, kuko umutima wese wari warakize, niwe wimukiye mwene se. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuba witegereza abantu mwiganye, witegereza abantu mwaturanye, ugasanga bameze nka Yakobo, ugasanga hari umugisha runaka bafite, ugasanga hari amahirwe bafite. Wakwitegereza abantu mungana mu myaka, ugasanga hari amahirwe bakuruta. Haleluya. Ariko njye ngo nugoma uzikuraho uburetwa Satani yagushyizeho, nukoresha inkota yawe, nta wundi mugisha ufite, ariko ufite ijambo ry'Imana mu kanwa kawe rifite icyo ryavuze kuzabacyo, nubwo Isaka atabivuze. Haleluya. Abakureba ntacyo bakubonamo, ariko hari Imana mu ijuru ifite icyo yakuvuze mu ijambo ryayo. Ese warifata likakubera impamba? Haleluya. Imana yahabwa icyubahiro. Birashoboka ko umuntu utaragenewe umugisha nawe yawuhabwa. Amen. Iyo nitegereje ubuzima bwa Esawu nanone, nako turi basoma mu Itangiriro ibice 36 kuva kuri 15 kugeza kuri 19, harambwira ngo Esawu yakomotsweho n'abatwari. Haleluya. Nuvuga ngo abana be babyaye abaprince, babyaye abashefu, babyaye abatwari. Umuntu utaravuzweho umugisha yahindutse ubwoko bukomeye. Ese waharanira gusingira umugisha wose wanditse muri iri jambo ry'Imana? Haleluya. Nubwo nta ntangiriro, nubwo bakwiye ngo uzatura kure y'umwero w'ubutaka.
ngo uzatura kure y'ikime kiva mu ijuru. Ndagira ngo ugire uburakari nk'ubwo Esawu yagize. Hagati aho ngaho ubuzima bwa Esawu buracecetswe, nta kintu barimo bamuvugaho, nta kigaragara, ariko hari ikintu Esawu arimo gukora. Haleluya. Ntugaragara mu maso y'abantu, nta kintu urimo kuvugwaho, nta reference bagutangaho kuko nta gihari, ariko urimo urakora iki? Haleluya. Mana yacu tugire neza. Abantu badafite uyu mugisha, abantu bari defavorize, haleluya, bagombye gusenga kuruta abandi, bagombye gushaka Imana kuruta abandi. Hari Imana irimo ivugira Yakobo kwa Labani aho bagiye, haleluya, baramwiba ibihembo, Imana ikiyaranje ibihembo bye bikongera bikaboneka. Labani aramukurikiye kuko ari umwana ufite umugisha, aramukurikiye ashatse kumugirira nabi. Imana ya Isaka na Abrahamu isanze Labani imubujije gukora kuri Yakobo, haleluya. Bafite andi mahirwe. Esawu we, haleluya, Esawu kazi we, ukwiriye gushaka Imana. Yesu ashimwe cyane. Kugeza igihe ubuzima bwawe buhindukiye, kugeza igihe amagambo meza utabwiwe uyishakashakira ku giti cyawe, haleluya. Kugeza igihe umunani n'umugisha utahawe n'amahirwe utahawe uyishakashakira n'Imana yawe, haleluya. Kugeza igihe uhuriye na Yakobo ugasanga muraringaniye, ugasanga mushobora kuvugana, ugasanga nta nzigo n'urwango kimufitiye kuko nta shyari umufitiye, nta kintu atunze nawe udatunze, haleluya, nta mugisha afite nawe udafitiye. Imana yacu tugire neza, haleluya. Ku rundi ruhande hari umukozi w'Imana Yakobo, nawe yahawe umugisha. Mwibuke ko umugisha wose babahagaho n'umugisha w'amagambo, ariko uramugaragaraho, haleluya. Arimo agenda ahunga, yararyamye i Beteli, aryamye ararota ngo abona abamarayika bamanuka abandi bazamuka, haleluya. Imana irongera iramubwira, arongera avugana nawe, avuga ngo Mana nundinda mu rugendo ngiyemo nkagaruka amahoro, ibyo uzampa byose nzajya gutangiraho kimwe mu icumi. Ariko arongera aragenda, agezeyo ahura na wa muruho yabanje guhuraho, arongera agira ibyo abona, Imana imurwanaho mu yandi magambo, haleluya. Yakobo nawe ni umuntu twagiranye n'umuntu ufite byibuze umugisha runaka ufatika. Tumwitegereje gatoya twabona hari neza, hari n'ibimenyetso bigaragara ku buzima bwa Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yaburaniwe 100%, hari amahirwe afite, haleluya. Iyo ageze mu rugo kwa Labani bahabwa umugisha, bakamenya ko kandi n'uwo mugisha bawuheshejwe na Yakobo. Ariko umugisha Yakobo afite nawe uracyavangavanze, haleluya. Aragira ngo agirirwe neza. Abahungu ba Labani bakavuga ngo ibyo ngibyo utunze n'ibyo watwibye ni umutungo wa data wajyanye, haleluya. Aracyafite umugisha uvangavanze, ikindi aracyafite umugisha urimo ubwoba. Niyo mpamvu agiye guhura na Esawu atarazi neza uko birimo bigenda. Nanone hari abantu benshi bari muri icyo cyiciro. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko ba Yakobo nabo bafite ibanga, nifuza ko nawe wamenya. Amen. Yakobo ntabwo yavuze ngo reka ndekeraho nubwo nahawe umugisha, mzihorere nubwo hari ibimenyetso by'ineza, nubwo ntunze, nubwo nasabye umugore wa mbere ntibamume, ariko byageranye mu bakongera bakamumpa, nubwo mfite abagore babiri, nubwo mfite abana, nubwo mfite amatungo, nubwo ndimo ntahani wacu, nubwo mfite ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye. Ntabwo Yakobo arimo aragarukiriza aho ngaho, haleluya. Yakobo ageze mu mwanya wo kwitekerezaho. Nagira ngo nawe winjire mu mwanya wo kwitekerezaho. Turimo turarangiza umwaka, haleluya. Kwitekerezaho kutagutera agahinda, kwitekerezaho gutera gusenga. Yesu ashimwe cyane. Asigaye ku cyambu cya Yaboki, amaze kohereza abagore n'abana n'amatungo, yarasigaye yitekerezaho, haleluya. Arongera afata umwanya wo gusenga, aravuga ngo Mana ya data ndakwinginga, ngiye guhura na Esawu mwene data, nzi ko afite umujinya, nzi ko arakaye, ndakwinginze ngo wongere undwaneho nk'uko wandwanyeho kwa Labani, haleluya. Agira umwanya wo gusenga, arasenga. Hari umugisha, aratunze, hari izina afite, haleluya. Yivuganiye n'Imana, arimo agaruka n'iwabo. Hari ahantu bahuye n'abamarayika barimo baragenda, ngo aravuga ngo izi ni ingabo z'Uwiteka. Nuvuga ngo afite amaso mu mwuka, afite utuntu tumwe na tumwe amwereka, haleluya. Mu yandi magambo araruta ba Esawu benshi. Yesu ashimwe cyane. Umuntu amwitegereje kure yavuga ngo Yakobo yahawe umugisha, ariko biracyavangavanze, haleluya. Afashe umwanya wo kwitekerezaho no kongera gusenga Imana, haleluya, haleluya. Hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari umugisha wahawe, hari inzozi wahawe, hari ibyo wisomeye, ariko biracyavangavanze. Ndashaka kubwira ko gusenga kwawe kuri bubivangure, haleluya. Yakobo asigaye wenyine n'uwo mutima wo kutanyurwa no kudahaga ibyo afite ngo avuge ngo birahagije. Asigaye wenyine, Imana iramusanga, haleluya. Marayika ava mu ijoro arazakirana na Yakobo ijoro ryose,
haleluya. Yakobo arangije akora igikorwa gikomeye nifuza ko wakora, aravuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Ese riba Yakobo ahangaha ashobora ngo Mana ndakugundira muri aya mezi sinzakurekura utampaye umugisha. Yego hari umugisha afite ariko biravangavanze. Haleluya. Urabe Yakobo kure wagira ngo arahiriwe, wagira ngo ameze neza ko arambaye, arashokoje, arakeye, ariko niwe ubizi ko hari ibintu bivangavanze. Ese Yakobo we, haleluya, washaka Imana kuvuga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha, ni wowe uzi ko umugisha wawe urimo igice cy'umugisha n'igice cy'amaganya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Maraka avuga ati dekura kuko burakeye, aravuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Ese wakomera gufata Imana kugeza igihe guhindura izina. Yaragarukanye rya zina ryuko ari umunyazi, yaragarukanye rya zina ryuko ari umuriganya. Haleluya. Ariko agundiriye Imana avuze ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha, Imana imuhindurira izina. Haleluya. Hari umugisha koko dufite, hari amagambo y'Imana dufite, ariko turacyafite amazina yombi. Haleluya. Hari umuntu ukureba akabona ibisigisigi biri ku buzima bwawe bitagaragaramo umugisha. Hari agace karimo umugisha, hari n'akandi gace karimo ibindi bintu byatuma abantu bakikwita Yakobo. Ariko nugundira Imana, haleluya, izina ryawe riraza guhinduka, uraza kuba Isiraheli. Haleluya. Ese hari umuntu warakara agashaka Imana bwoko bw'Imana? Iyi Imana ntabwo irabanura ku butoni. Amen. Urabizi ko itarobanura ku butoni? Abantu bose bayishaka barayibona. Ese Yakobo we wagira uburakari ukavuga ngo yego ndatunze, yego data yampaye umugisha, yego nagiye kwa Labani bisa nk'ibimpira, ndetse agerageje no kunkurikira Imana iramucyaha, yego nziranye n'Imana yanjye, ariko Mana sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Niho uzi neza ibintu ufite bisa nk'umugisha amaso y'abandi, ariko bitari umugisha kuri wowe, kuko uzibwa ibyabyo. Uzi ubwo uri mugendana bwo guhura na Esawu, uzi ubwo uri mugendana bwo gutakaza ibyo waruhiye imyaka myinshi, kuko Yakobo ntabwo yari azi ko Esawu atari butware byose. Haleluya. Marayika aramubwira ngo wakiranyije abantu n'Imana uranesha, none uyu munsi izina ryawe rirahindutse. Haleluya. Kuko yamaramaje mu mutima agasigara wenyine, akavuga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha. Ese hari umuhungu n'umukobwa, ese hari umugabo n'umugore bashobora gufata Imana bavuga ngo Mana ntitukurekura utaduhaye umugisha, kuko Imana irawufite. Haleluya. Isi n'ibiyuzuye n'ibyayo ku bwawe, ntabwo ikeneye kurya, ntikeneye gutunga, ntikeneye amafaranga, ntikeneye kwambara neza. Haleluya. Ibifashe kubera wowe n'ibyawe niwe bibikiye. Ese wagundira Imana ukavuga ngo Mana ndagushaka, Mana ndasenga, Mana ndibuze ibyo kurya, Mana ndarara hasi, kugeza igihe ibyitwa umugisha w'amagambo bihindutse bifatika. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Yakobo agundira Imana. Yakobo arasa n'umunyamugisha, arasa n'uwabwiwe amagambo meza, arasa n'ufite urufatiro, ariko niwe ubizi ibivangavanze mu buzima bwe. Haleluya. Ese washaka Imana kugeza igihe iguhereye igitangaza cyitwa Penuweli. Haleluya. Yakobo amaze gukirana na marayika, amaze guhabwa umugisha, yaravuze hasi ngo ndebesheje Imana amaso sinapfa. Haleluya. Ngo aho hana hita Penuweli. Haleluya. Nugundira Imana iraza kuguha igitangaza cyitwa Penuweli. Hari igihe tuvuga ngo twabonye Imana ariko bivangavanze. Haleluya. Ariko nugundira Imana uvuga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Imana iraza kugukorera ikintu, iraza kugukorera ikintu cyitwa Penuweli, iraza kugukorera akantu. Haleluya. Uzajya wibukana nyuma y'imyaka 20 uvuga ngo narebesheje Imana amaso sinapfa. Uzabimenya neza ko ibyo bintu ari Imana yonyine yabikoze. Haleluya. Icyamukagira inzara n'inyota, icyamukagira uburakari nyuma y'amahirwe utagize, kuko aya mahirwe yo nta kigarutse. Yesu ashimwe. Haleluya. Nawe ugatura Penuweli yawe. Nta mugisha ufite, nta mugabane, nta murage, nta kintu na kimwe kigufavoriza, ariko ufite ijambo ry'Imana. Haleluya. Waheburayo igice cya 4:12 haramira ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Haleluya. Rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose. Amen. Ijambo ry'Imana ni inkota. Haleluya. Ryaguhesha ibirenze ibyo Esawu yagezeho, ryaguhesha ibirenze ibyo Yakobo yagezeho.
nurigundira nkaho ari nta kindi kintu ufite. Impamvu tutaritindamo nuko turifatana n'andi mahirwe, turarifata tukagira n'andi mahirwe ku ruhande. Ariko iyo umuntu nta yandi mahirwe afite, yafite Imana yonyine, haleluya, afata kuri buri jambo ryose Imana yavuze nkaho ari kuri, akaribandararaho, ikamubera inkota, akarikoresha, ubuzima bugahinduka, haleluya. Iyo turebye mu Bacamanza igice cya 11 tubona umugabo witwa Yefuta, ngo yari mwene Gileyadi, haleluya, naho batuye bari barahitiriye se. Bibiliya irambwira ngo yari umwana wa maraya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma umugore wemewe wa Gileyadi abyara abandi bana b'abahungu, ngo abana b'abahungu bamaze gukura birukana Yefuta ngo genda kuko uri umwana w'undi mugore, haleluya. Yefuta aragenda adafite umugabane namba, afite n'ibikomere mu mutima. Yesu ashimwe. Nta kintu kibabaza nko kwangwa n'umuntu wakagukunze, ko gutabwa n'abakagukunze, haleluya. Ariko Yefuta ntiyagenda ngo aryame. Yesu ashimwe. Afata ibikomere bye, afata gutabwa kwe, haleluya, afata kwangwa kwe, afata gusunikwa hanze kwe, nta murage, nta mugabane, nta zina, abibyaza umusaruro, haleluya. Bibiliya irambwira ngo aragenda aterana abagabo b'inguguzi. Bibiliya y'Ikinyarwanda Bibiliya yaravuze ngo ni abagabo b'inguguzi. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ni abantu b'imburamukoro, haleluya, kuko ntacyo yari afite cyo gutanga, ntabwo yari bukurikirwe n'abantu bazima. Yesu ashimwe, haleluya. Nuvuga ngo yakurikiwe n'abandi bantu nabo badafite ikintu bashingiyeho. Yesu ashimwe. Bibiliya y'Igifaransa yavuze ngo ni des gens de rien, ni abantu badafite ikintu na kimwe, vain men mu Cyongereza, haleluya. Abangabo Yefuta abajyamo, abana nabo, haleluya, bahinduka ingabo, bitoza n'amaboko yabo, bahinduka abarwanyi bakomeye, haleluya. Abamoni bateye bene wabo bagaruka gushaka Yefuta. Nuvuga ngo hari amakuru ya Yefuta bakomeje kumva, twaramwirukanye, twaramwanze, n'umwana wa maraya nta murage yajyaye, ariko yikomeje amaboko ye, ni umurwanyi ukomeye, haleluya, ni umuntu w'umunyamaboko, oh haleluya, nta murage nta mugabane. Ariko hari amakuru ya Yefuta turimo turumvira hari hakurya aho hari mu ishyamba. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Reka byibuza nubwo nta kigaragara nta n'ubuhamya, reka abagutaye bumve byibuza kuri mushaka n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bumve byibuza kuri mukomeza amaboko yawe, haleluya. Bumve byibuza ko ufite ibintu urimo wikiza. Yesu ashimwe cyane. Bajya gushaka Yefuta, Yefuta baramusaba ngo ngwino uturwanirire, abamoni baduteye, ngwino uturwanirire. Yefuta aravuga ngo ese muzemera ko mba umutware wanyu? Nimba rwanirira Uwiteka akama gutsinda, ese muzemera ko mba umutware wanyu? Baravuga ngo yego, haleluya. Ntabwo byanditse muri ibi ariko ndimo nibaza, ba bagabo b'imbura mumaro, haleluya, ba bandi devant arrière, ba bandi badafite icyo bavuze, utekereza ko batabaye mu ngabo z'ibyegera bya Yefuta bamaze kuba umutware. Yesu ashimwe cyane. Amahirwe utagize urimo urabibyaza umusaruro wuhe, haleluya. Urimo urashaka Imana bingana iki? Yefuta we nawe Yefuta akazi ko hari amahirwe utahawe, urimo urabikoresha iki? Ese urimo uratoza amaboko yawe mu buryo bwo mu mwuka? Ese urimo urashaka Imana yawe? Haleluya. Kandi Yefuta nawe yagarutse nta gikomere afite. Yesu ashimwe. Mbona agiye kuganira n'uriya mutware w'ababateraga, yaramubwiye ngo urashaka iki ku gihugu cyanjye? Nuvuga ngo yaragarutse, yaritoje, yaratoje imivugire ye, haleluya, ari umudiplomate mwiza mu yandi magambo. Yahise ahagarara igihugu nk'umuntu umaze iminsi abyitoza, haleluya. Igihe cyo guhishwa no kutagira amahirwe no kutagira abagutelefona ni igihe cyo kwitozanya n'Imana yawe, haleluya. Koresha ako gahe ko guhishwa ukabyaza umusaruro. Yesu ashimwe. Ntufite abaguhamagara, ntufite abagutumira mu bukwe, ntufite abagutumira mu manama kuko nta kintu uri bubahe. Yesu ashimwe cyane. Ntufite na gahunda zo kujya mu mujyi kuko nta mafaranga yo guhaha. Ntufite na gahunda zo kujya i Kigali kuko nta tike. Haleluya. Ntufite na gahunda zo gusura bene wanyu bari Bugande kuko nta kintu ufite mu bashyira. Yewe ntufite no kwakira abashyitsi kuko niba hagera baraburara. Urimo urabikoresha iki? Bikoreshe wihishanye n'Imana yawe, haleluya. Bikoreshe wicyaze mu mwuka, nutibuka hakurya uzatunguka ufite imbaraga ziruta za Yefuta. Yesu ashimwe cyane. Ntacyo bitwaye kuko ku buryo abantu batagutelefona, batanakwibuka, batanakwifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire. Abamaze kumurikirwa, abagarutse mu gihe cy'amahirwe bashobora kwakira message 1000 muri telefone zibifuriza umwaka mwiza, bakabura n'umwanya wo kuzisubiza. Ariko ari mu gihe cyo guhishwa, abatari mu mucyo, haleluya, ntago bibukwa. Ako gahe ko kutibukwa gakoresha ubane n'Imana yawe ku cyambu cya Yaboki nka Yakobo asigaye wenyine,
gakoresha ugundagurane n'Imana uvuga uti Imana sinkure kuruta amaye umugisha, muri aka kazu gahengamye sinkure kuruta amaye umugisha, ahantu nta muntu n'umwe unyibuka sinkure kuruta amaye umugisha, muri iki kibazo mwami cyane ya kwigunga ndigungana nawe sinkure kuruta amaye umugisha. Haleluya. Bikoreshe ukiza n'umuntu wawe wo imbere, kuko ntabwo uzi ejo aho wakwicara, ntabwo uzi ko Efuta yava mu kuyobora abantu bimbura mu maro agahinduka umutware w'igihugu. Haleluya. Nugera kuyobora igihugu, nugera kuyobora abantu, uzagenda witeguye nka Efuta, ushobora kuvuganira igihugu. Yaravuze ngo urashaka iki ku gihugu cyanjye, uwo mwanya yisa kigira iki, yibagiwe ko yari yaratawe hanze. Oh haleluya. Umutima udakize Imana itinda kuwutabara, kuko isanga itakwicaza hariya bitajyana. Yesu ashimwe. Ese abantu bashobora gukomeza Imana kugeza igihe Imana inyuranyirije ibihe. Haleluya. Ese abantu bashobora kuvuga ngo Mana sinkure kuruta amaye umugisha. Ese abantu bashobora kuvuga ngo yego ndi Yakobo, hari umugisha mfite, hari ibimenyetso by'ineza, hari ibyo wakoze, numvise ijwi ryawe, data yampesheje umugisha, nagize amahirwe, ariko Mana hari undi mugisha nshaka. Haleluya. Hari ibyo nziranyeho nawe, hari ubwoba bwa Esawu, hari ibintu bikivangavanze, hari umuruho mwinshi nyikoreyeho kwa Labani, byinshi mu matungo mfite ni umuruho nakuye kwa Labani, ariko Mana ndashaka umugisha. Yesu ashimwe cyane. Esawu wenda gusaba gusenga kuruta Yakobo. Haleluya. Nimba na Yakobo bafite na Labani bashobora kuganira. Esawu sinzi ko na Labani amuzi, banyokorome ntibakuzi, basohonye ntibakuzi, ariko ufite Imana. Haleluya. Nuyishaka Imana izahindura ibintu. Ibyo atakuvuzeho Isaka uzabitunga, ariko nuyishaka nuprofita ko gahe ko guhishwa kagakoresha neza. Haleluya. Abantu bari defavorize nabuze uko mbivuga neza mu Kinyarwanda. Bajya bahindura ibintu. Haleluya. Bajya batuma amategeko anyuranywa. Mu Kubara 27 tubona inkuru y'abakobwa b'umugabo witwa Serufehadi. Haleluya. Bari baravutse ari abakobwa gusa. Icyo gihe muri Isiraheli nta murage abana b'abakobwa bahabwaga, murage wari uw'abana b'abahungu. Haleluya. Ariko abo bakobwa baribwira, bajya inama hagati yabo, baravuga ngo twavutse turi abakobwa gusa, umurage wa data, iby'inzu ya data bizahabwa kwa ba data wacu, kubera ko nta muhungu data yabyaye. Haleluya. Haleluya. Abo bakobwa baravuga ngo ntago turi buceceke, ntago turi bugarukiriza aha ngaha, turajyana urubanza rwacu imbere ya Mose. Bajyana urubanza rwabo imbere ya Mose. Mose kuko nawe rwari urubanza abonye bwa mbere. Amen. Nibivuga ko nta wundi muryango n'umwe wari warigeze kubyara abakobwa, ndagira ngo unyumve neza. Haleluya. Nuvuga ngo hari indi miryango yari yarigeze kubyara abakobwa, ariko abakobwa batigeze bagira ubutwari nk'ubw'aba bakobwa. Haleluya. Nudahaguruka bizagucikana, bizagenda, ariko nuhaguruka Imana izakuburanira. Haleluya. Abo bakobwa bandi ntabwo banditswe muri Bibiliya kuko imirage yabo yaratwawe, ariko abakobwa bagiye gutuma amategeko ahinduka muri Isiraheli. Haleluya. Abakobwa bamenye uburenganzira bwabo, batari bwemere gupfa, batari bwemere ko umurage wabo utwarwa. Haleluya. Baragutse basanga Mose bavuga ngo tukuzaniye urubanza rwacu, data nta bakobwa nta bahungu yabyaye, kandi si ikibazo cyacu, nta nubwo ari nikosa. None babivugaho iki? Mose yumva iyo kese n'ubwa mbere yumvise. Haleluya. Ese washaka Imana kugeza igihe mu ijuru mu mategeko y'umwuka ari ibintu bihindaguritse. Haleluya. Bagahindura ibintu bavuga ngo ntiturabona umuntu uburana ibi bintu, ntiturabona umuntu ushaka umugisha kuri uru rwego, ntiturabona umuntu urambirwa ubukristo busanzwe kuri uru rwego. Haleluya. Amategeko y'umwuka agasubirwamo. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo Mose ashyira Uwiteka urwo rubanza, Imana nayo irarureba, iravuga ngo abo bakobwa baburanye iby'ukuri. Haleluya. Genda ubahe umurage mu byase nabo baragwe. Iryo tegeko ngo rijyaho uhereye kuri abo bakobwa gukomeza. Haleluya. Hari amahirwe menshi twabuze mu buzima. Ndetse kuvukira i Rwanda utavukiye New York ni amahirwe wambuwe. Kuvukira i Karongi utavukiye i Kigali nandi mahirwe wambuwe. Mwari mubizi? Haleluya. Kuvukira mu muryango ukennye nandi mahirwe wambuye. Ubukene bw'iwanyu nta ruhare wabigizemo. Yesu ashimwe cyane. Kuvuka sora umusinzi nta ruhare wabigizemo. Haleluya. Ugasanga n'umusinzi n'udufaranga duke yari kwishyura minervare nayo ntayishyure,
nta ruhare wabigizemo. Ni ukuvuga ngo hari amahirwe menshi twabuze. Haleluya. Ariko se dufunge amaboko tubyihorere duceceke? No way. Ni ukuvuga ngo umuntu wese waremwe uhumeka birashoboka ko yatunga umugisha. Haleluya. Nubwo hari amahirwe yambuwe, ibyo yagizemo uruhare n'ibyo atagizemo uruhare, birashoboka ko yahabwa umugisha, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Iyo biba bitameze gutya, Imana yari kubirobanura ku butoni, ariko Imana ntirobanura ku butoni. Kuba wavukiye muri Karongi ntuvukire Washington, ntuvukire Kigali, ntuvukire mu bantu batuye Nyarutarama, ntuvukire mu bantu batuye mu mijyi ikomeye, ayo deja ni amahirwe watakaje utabigizemo uruhare. Impamvu Imana irekeraho amahirwe ku bantu bose yo kugoma no gukoresha inkota, haleluya, nuko izi neza ko hari ibintu bitugeraho tutarabigizemo uruhare. Haleluya. Ese wowe wakikira umugisha? Haleluya. Yefta we nubwo watawe nawe wabona umugisha. Haleluya. Abo bakobwa bavutse batagira musaza wabo nta ruhare babigizemo, nabo bashobora kugira umugabane mu byase, ariko hari aho bagomba kugera. Bagomba gupreda, bagomba kujyana ikiyago cyabo imbere y'Imana. Haleluya. Bagomba gusenga abantu basi icyo bashaka, bagomba gusenga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Abakobwa bageze imbere ya Mose bavuga ati ntabwo tuhava utavuganye n'Imana ngo twumve iki Imana ibivugaho, hanyuma tumenye ko ari Imana irenganya. Basanga ni Imana itarenganya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ni Imana itarenganya. Haleluya. Ni Imana isigira andi mahirwe. Ninkanguka nkamenya ko ari umugisha nabuze, nkamenya ko ari amahirwe natakaje, ninkanguka nkaza kubishaka, Imana yasigiye amahirwe yo kugira ibindi bintu ndonka ntateganyirijwe n'ababyeyi. Haleluya. Ntateguriwe. Yesu ashimwe. Ese abantu bashobora kugundira Imana bavuga ngo Mana sinkure kuri udahinduye ibintu, sinkure kuri udahinduye urugo, sinkure kuri udahinduye urushako, sinkure kuri udahinduye urubyaro. Haleluya. Sinkure kuri udahinduye ubuzima. Mana ishimwe cyane. Jya mukarakara ugashaka Imana. Ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana idatonesha abantu bamwe ngo ireke abandi. Urimo urakora iki? Urimo urakoresha iki igihe cyo guhishwa? Hagati yuko Esawu yambuwe umugisha we, iyi minsi arimo avuga ati Yakobo aho uzamubonera niba amara gushyingura data, ikiro cya data nikirangira Yakobo nzamwica tu. Igihe arimo gutekereza kwica Yakobo ntabwo ashobora gutekereza iterambere rye, ariko hagati y'aha ngaha n'iminsi yongeye guhura na Yakobo agendana n'abagabo 400 hagati aho ibyakozwe. Haleluya. Ndifuza ko nibyo wakora, ushaka Imana mu buryo bwose, kuko ntirobanura ku butoni. Uve mu bute, uve mu bunebwe, uve mu kuranganya hirya no hino, kuko Labani ntabwo akuzi, kuko ntibigeze bakoherezayo. Yesu ashimwe. Umuntu ufite n'umwe ni Imana. Haleluya. Kandi yiteguye kukumva. Amen. Imana yacu yitwa Uwiteka Nyiringabo. Nivuga ngo ni Imana y'indwanyi. Haleluya. Ni Imana irwanirira abana bayo, ni Imana irwanirira ubwoko bwayo. Yesu ashimwe. Ese wakwemera nawe ugahaguruka mu ngabo z'Uwiteka ukarwanirira gakondo yawe? Gakondo ijambo ry'Imana ari kuvugaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 100 turebe. Ijambo 49 ku murongo wa 6. Hejuru kuri 5 havuze ku bakunzi b'Imana. Umurongo wa 6 kuvuga ngo ishimwe no gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo, n'inkota ibe mu ntoki zabo. Haleluya. Uri wo kugenda buhoro, uri wo gushima Imana, ariko ufite n'inkota yo kugaruza gakondo yawe, yo kugaruza amahirwe utabonye. Uri wo gushima Imana, ariko ikirego cyawe, amahirwe watakaje utabisunikira ku bandi bantu.
Esawu we ntabwo wemerewe kwicara uvuga ngo Yakobo yanyibye umugisha, ni Yakobo wambujije amahirwe, ni Yakobo yambujije. Yego yarayakubujije kandi byararangiye. Haleluya. Byagize gute? Byararangiye. Umugisha Isaka yamaze kuwumuha nta kiwugaruye. Ariko ibyo ngibyo si byo ukwiriye gutindaho. Ugomba gukoresha inkota yawe nkuko Isaka yakugiriye inama. Haleluya. Kugeza igihe ugarurira umugisha ugukwiriye. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kugoma ukikuraho uburetwa Satani yagushyizeho. Amen. Ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 10:34 na 35. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 10:34 na 35. Haravuga ngo Yesu arimo kuvuga aya magambo ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Si umwami w'amahoro? Ni umwami w'amahoro. Haleluya. Ariko ahangaha arimo aratubwira izindi ngamba. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Mu bisanzwe iyo dusomye aya magambo ntabwo Yesu yaje gushyiramo inzangano hagati y'umwana na se n'umukobwa na nyina n'umukazana na nyirabukwe. Oya. Haleluya. Ariko bashobora gutandukana kubw'impamvu z'ubumana. Amen. Urugero ngiye ndamutse nkijijwe, mama wanjye akaba agiterekera kiraguza, ni ukuvuga ngo turatandukanijwe. Haleluya. Sindi bwongere kumwumvira. Niba nakijijwe, umugabo wanjye adakijijwe, twari dusanzwe turaguza, twe dusanzwe duterekera, sindi bwongere kumwumvira. Haleluya. Ndacyari umugore, ndaganduka mu bindi, ariko sindi bwongere kumwumvira. Iyo niyo nkota Yesu yaje gushyira hagati y'abo bantu, y'abana na ba nyina, abakazana na ba nyirabukwe. Haleluya. Ariko aravuga ngo ntabwo nazanye amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Haleluya. Uyu mwami w'abami, Yesu ashimwe cyane, iyi Imana twitirirwa, haleluya, irabizi ko kugira ngo ugire umugisha muri iyi si Satani atwaje igitugu ugomba gukoresha inkota. Haleluya. Arabizi ko kugira ngo ugire umugisha ugomba kurwana. Haleluya. Ese niyo wakwibaza Yakobo wavuzweho umugisha, Yakobo uzakomokamo n'ishyanga rikomeye. Haleluya. Kuki arinda kugundagurana na marayika? Kuki arinda kurwana? Kuki Imana itaje ngo itereke kuri plata bihabwe? Haleluya. Turi mu isi iri munsi y'ubutware bw'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaraje kugira ngo aguhereze inkota hanyuma uyirwanishe. Nuyirambika hasi uzarinda usaza bimeze gutya. Nuyikoresha ubuzima bwawe buzahinduka. Haleluya. Nubwo nta mugisha wo kuvuzwaho, nubwo nta magambo meza, nubwo nta gishoro, nubwo nta gifatika umuntu akwitegereje, nukoresha inkota yawe uzikuraho uburetwa bwa Satani. Haleluya. Ariko nuyirambika tuzarinda dusaza tumeze gutya. Abakobwa ba Serofiyadi dusoma ntabwo twari ko tubasoma muri Bibiliya. Iyo biryamira nkuko n'abandi bakobwa baryamye, umunani wa se wari kujya mu rubyaro rwo kwa base wabo bikarangira. Ariko nukoresha inkota yawe, Yesu yaje kuguha inkota. Haleluya. Yohana mubonye mu byahishuwe yaravuze ngo yari afite igitereko cy'amatabaza mu kaboko ke, ngo ariko yari afite n'inkota itya ya mugi yombi isohoka mu kanwa ke. Haleluya. Uwo ni umwami w'amahoro, ariko ufite ijambo rishobora kugutandukanya na karandezi wanyu. Ufite ijambo rishobora kugutandukanya no kubutarahawe umugisha. Ufite ijambo rishobora kugutandukanya, haleluya, n'amahirwe utabonye niwemera gukoresha iyo nkota. Ese ijambo ry'Imana rirakuvugaho iki? Riramvuga ko ndi umunyamugisha. Ese kwa mazimaka bamvugagaho iki? Bavuga ko nta mugisha uhari, nta n'umunani, nta n'umurage, nta n'igifatika. Haleluya. Bavugaga ko ari ubwoko butazi Imana, bavugaga ko batigeze bamenya iyo Mana nzima. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riravugaho iki? Ijambo ry'Imana rirakuvugaho iki? Rirakuvugaho ibitandukanye. Rirakwita umunyamugisha, rirakwita umunyamahirwe. Haleluya. Rirakwita uw'igikundiro, rirakwita umuntu Imana yatinzeho, rirakwita umuntu Imana yaciye mu kiganza cyayo nk'imanzi. Haleluya. Rirakwita umuntu Imana irinda nk'uko irinda imbone y'ijisho ryayo. Ijambo ry'Imana rifite icyo rimvugaho. Icyo rimvugaho ni igikoresho nk'inkota yo guhangana na Satani, kugeza igihe ngewe Esawu, kugeza igihe wowe Esawu nawe utungiye umugisha, kugeza igihe uhuriye na Yakobo utamufitiye ishyari. Haleluya. Uzi Yakobo agaruka Esawu agikennye yari kumwica. Uko bimeze yari kuba kimutegereje avuga ati ubutunzi bwanjye bwose niwe wabutwaye, ariko yasanze nta nzara iri kwa Esawu. Oh, haleluya. Ese amahirwe watakaje, ko wayatakaje nyine urimo urabikoresha iki? Ese ibyo wanyu batagukoreye ko batabikoze nyine urimo urabikoresha iki? Amen. Reka mvuge n'akandi ku barokore. Haleluya. Bana kuba pagani. Abapagani barabyemerewe.
haleluya. Ese urwo rugo ko wamaze kurwisangamo ukaba utakirusohotsemo, niba warashatse nabi nyine waribeshye. Urimo urabikoraho iki? Fata Imana uvuge ngo sinkure ko rudahinduye ibintu muri uru rugo. Yesu ashimwe, haleluya. Ijambo ry'Imana Migani 21 rirambwira ngo afite imitima y'abami mu biganza bye, ayiganisha aho ishaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Umugabo wawe n'uwo mugore wawe wibwira ko washatse nabi ushaka gutoroka, hagume ugundire Imana. Haleluya. Vuga ngo Mana sinkurekura udahinduye umutima w'uyu mugore, udahinduye umutima w'uyu mugabo, kuko narahageze. Ku bapagani bo bemerewe guhinduranya, biremewe. Wahinduranya ukazana n'undi ugasanga nawe ameze nk'uwa mbere cyangwa na mu rutububi. Haleluya. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Ese hari abakobwa n'abahungu, ese hari abagore n'abagabo bavuga ngo Mana sinkurekura utamaye umugisha, sinkurekura udahinduye ibintu. Ndasa nk'ufite umugisha njyewe Yakobo, ariko ninjye ubizi. Haleluya. Ninjye uzi muri ruho kwa Labani, ninjye uzi ukuntu nagiye ndiganya kugira ngo nkare umugisha wa mwene data, ninjye uzi ukuntu ibi bintu nabigezeho nta nkuru. Mana ndashaka umugisha nyamugisha. Haleluya. Imana itarobanura ku butoni. Imana yagiriye Yakobo, Imana yagiriye Esawu, nta mugisha yahawe, ntabwo izakureka. Imana yarenganuye abakobwa ba Selofehadi, ntabwo izakureka. Imana yarwanye kuri Yefuta umwana wa maraya, ntabwo izakureka. Ariko nibyo abantu bari bugundira Imana. Yesu abaho umugisha. Reka duhaguruke dusenga Imana. Ndagira ngo ngusabe gusohoka mu bunebwe. Esawu, mwene ubu bwoko bw'abantu bameze nka Esawu, batakaje amahirwe menshi. Nta muntu n'umwe wongera kubahesha umugisha, nibo ubwabo n'Imana yabo. Bene aba bakobwa bavukanye amahirwe makeya ba Selofehadi, badafite musaza wo bavuganira, nta wundi muntu, nibo ubwabo. Yakobo kuko hari icyo Imana yamuvuzeho akiri mu nda, nyina ashobora kumuvuganira. Haleluya. Muribuka ko icyateye nyina wa Yakobo kuriganya umugisha nuko hari icyo Imana yari yaravuze kuri Yakobo, afite byibuze uwamushyigikira. Haleluya. Ariko Yefuta we nta muntu ufite wagushyigikira. Nawe muri kumwe biro yavuze ngo imbura mukuru ni abantu b'inguguzi, ni abantu mu yandi magambo badafite icyo bamaze, ntacyo bakungura kuko ntacyo bakurushisha. Iyo niyo kompanyi yawe, abo nibo bantu muri kumwe. Yefuta we ni ukwiye kwikomeza amaboko, ni ukwiye gukoresha ako gahe ko gutabwa ugashaka Imana yawe, ni ukwiye gukoresha ako gahe ko gushyirwa ku ruhande ugashaka Imana yawe. Ntitinde uvuga ngo ese ko batanyibuka, ese data yangize ate? Ibyo wibitindaho. Ese wowe wibitindaho. Umugisha Yakobo yamaze kuwutwara kandi yarawuhawe koko, ndetse yahawe n'icyerekezo. Bamubwira aho azajya gushaka umugeni, wowe nawe ugeza kugira inama kuko wari uri wenyine, nta gikundo na kimwe cyari ku buzima bwawe. Gundira Imana yawe, fata Imana yawe, uvuge ngo sinkurekura utamaye umugisha. Fata Imana yawe uve mu bunebwe. Nta kindi gishoro ufite, nta rindi zina ufite, nta wundi muntu waguherekeza, ariko ufite inkota y'ijambo ry'Imana. Wagira umwete ugacukumbura ibyanditswemo, ugacukumbura ibikuvugaho, ugacukumbura ibyaguhesha umugisha. Wagira umwete ukava mu bitotsi ugashaka Imana mu gicuku, ugashaka Imana mu gitondo cya kare, ugashaka Imana, ukarambirwa umugisha uvangavanze, ukarambirwa ubwo buzima budasobanutse, ukarambirwa Imana idafatika. Kandi nyamara yari Imana ifatika, kandi ari Imana nkuru, kandi ari Imana ishobora byose. Warambirwa ubwo buzima butagaragara mu Imana. Ese wanyemerera ukamenya ko nawe ushobora kubona umugisha? Wanyemerera ukamenya ko nawe bitari too late, ntabwo bizakerewe kuba. Esawu yari umugabo mukuru, ntekereza ko yanashatse mbere ya Yakobo, kuko yashatse abanyamahanga babaza imitima y'ababyeyi. Bizagaragara ko nta mahirwe agifite, cyane cyane ko amahirwe yari we wari wayatanze. Ariko ni Imana y'amahirwe ya kenshi ku bantu biyemeje kugoma ku buretwa.
ntabwo ugoma ku bantu, ntugoma ku Mana, ariko uragoma ku buretwa Satani yicaje ku buzima bwawe. Uburetwa bw'ubukene, uburetwa bw'uburwayi, uburetwa bwo kubura amahoro, uburetwa bwo kubura umunezero, uburetwa bw'umuryango utari mu Imana. Yakobo we, wakwemera gusigara wenyine, kuko abagore bawe n'abana bawe ntabwo bazi ibibazo ugiye kugirana na Esawu, ntabwo bazi ibyo wasize iwanyu, ntabwo bazi imvune y'ibyo utunze wabikuye. Wakwemera, ntabwo bazi izina witwa ko ari umuriganya, ntabwo bazi izina witwa ko ari kirimo amateka ya kera. Wakwemera ugasigarana n'Imana wenyine, kwibwira ngo Mana simure kuruta amaye umugisha, Mana ubwo turabandura ku butoni, simure kuruta amaye umugisha, Mana ubwo turabandura ku butoni, nanjye ndagushaka, ndashaka kukwiyumvira. Bavuga kuri Imana ivuga, ndashaka kukwiyumvira mu matwi yanjye, ndashaka kukwibonera unyibwirira. Mana uri Imana bavuga gutanga amayerekwa, ndashaka kunyihera iyerekwa njyewe, ndashaka kunyivugishiriza. Uri Imana ikorana n'abantu imirimo n'ibitangaza, ndashaka gukoresha ibiganza byanjye, ndashaka kunyikoreshereza njyewe. Uri Imana itarabandura ku butoni, ndashaka ubutunzi buvuye kuri wowe. Nta kindi twahawe ni inkota y'ijambo ry'Imana. Biratubwira ngo dusenge ubudasiba. Yesu wacu igitekerezo cyacu yahoraga asenga, akamanukana imbaraga zo gukemura ibibazo. Nitudasenga, tudashyira hasi biturangaza, tudashyira ku ruhande ibyo kurya. Ese igihe waririye imyaka yose ntufite n'ibihagije, n'ubundi wiyiriza atari igihe cyo kwiyiriza, ariko noneho bikore with purpose, bikore ufite intego. Sohoka mu kivugi. Umugore wawe murebana mu maso, umugabo wawe murebana mu maso, n'ubundi nta gisubizo umufitiye. Gira akanya ko kuba hamwe n'Imana. Shaka Imana, ubagaruke mufite igisubizo. Shaka Imana. Tuzamara amajwi yacu dusenga, hamagara imbaraga z'umwuka wera zikubashisha. Nawe wahabwa umugisha n'Imana itarabandura ku butoni. Wagoma kwikuraho uburetwa Satani yagushyizeho, wakoresha inkota yawe, ikime kikagaruka mu buturo bwawe, umugisha ukaba mu musaruro, ugatunga ugatunganirwa, ugahinduka imiryango. Amategeko mu buryo bwo mu mwuka agahinduka kubera wowe. Hejuru y'umuryango wawe hakajyaho amategeko mashyashya, n'abazagukurikira n'urubyaro ruzakurikira. Imbaraga z'akarande nibakurikirana bigacikira kuri wowe. Ese washaka Imana? Data turaguhamagara uyu mugoroba. Uri Imana itarabandura ku butoni, watubwiye ngo natwe dushobora guhabwa umugisha. Nubwo Isaka ntacyo yatuvuzeho kizima, nubwo tudafite complicité, n'abakadushyigikiye, n'abakatubwiye amasaha yo guhabwa umugisha, n'abakatubwiye amasaha yo gusanga Isaka, ariko turagufite nk'Imana ishobora byose, turagufite nk'Imana izi byose. Mwuka wera, suka imbaraga mu bahungu bawe n'abakobwa bawe, suka imbaraga mu itorero ryawe, suka imbaraga mu bagushaka, suka imbaraga mu bafite ibyo barambiwe, suka imbaraga Mwami mu bifuza ko hari ibizahinduka mu buzima bwabo, suka imbaraga zawe mu barambiwe umugisha uvanze n'amaganya, mu barambiwe umugisha uvanze n'amarira. Suka imbaraga zawe, suka imbaraga zawe ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, bahaguruke mu zindi mbaraga kugira ngo amategeko mu buryo bwo mu mwuka ahinduke, kugira ngo barenganurwe, kugira ngo umugisha ube ku buzima bwabo. Suka imbaraga zo gusenga, suka imbaraga zo kwiyiriza, suka uburakari Mwami mu mitima yabo, suka uburakari mu buryo bwo mu mwuka. Bagambire ko batazakurekura badahawe umugisha, bagambirire ko bazagaruka guhura na Yakobo nabo bafite ibibahagije, bagambirire ko bazatunga bagatunganirwa nubwo nta murage bahawe, nubwo nta magambo meza
byashyize ku buzima bwabo, nubwo bavutse mu buryo busa nk'ubwateganyijwe n'ababyeyi babo, ariko wowe Mana nta manuka kuri wowe, nta manuka kuri wowe. Hari amahirwe washyize imbere y'umuntu wese uriho, hari amahirwe washyize imbere y'umuntu wese uhumeka. Duhe imbaraga zo gushaka kugeza igihe Satani agiriye munsi y'ibirenge byacu. Duhe imbaraga zo gushaka kugira ngo twikureho uburetwa twashyizweho n'aho tuvuka, twashyizweho na karande, twashyizweho na sisiteme z'isi. Twikureho uburetwa twazaniwe n'amahirwe twitakarije ubwacu kubera kutamenya. Dusigire ko gushaka Mwana. Reka gusenga bimworohere, gusoma ijambo ryawe bimworohere, kwiyiriza bimworohere, kumva ibyawe bimworohere, amaso yo mu mwuka afunguke amenye ibyo yiringizwa ni wowe wamuhamagaye. Amatwi yo mu mwuka afunguke yumva ijwi ryawe, yumva ibyo umukorera. Amaso yafunguke areba icyerekezo umuha. Esawu nta cyerekezo yari yahawe cy'umugisha, yoherejwe kwa Labani nk'uko Yakobo yoherejweyo, ariko ufite ibyo wakoranye nawe mu bwihisho tutazi uko bizagenze. Korana nawe abahungu bawe n'abakobwa bawe mu bwihisho, mu gihe cyo gutabwa, mu gihe cyo kutarebwa, mu gihe cyo kutibukwa. Korana nabo Mwami w'abantu, ubahe icyerekezo gishyashya, ubaganirize, komeza amaboko yawe yo mu mwuka kugeza igihe bahindukiye ingabo, bahindukiye abanyamugisha, bahawe ibyo ijambo ryawe ribavugaho. Bahe gukomeza inkota wabahaye iryo jambo ryawe kugira ngo ribatandukanye n'ibyababandarayeho imyaka myinshi, bikababuza kukubona, bikababuza gusingira umugisha wawe. Data tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Hagurutse ingabo muri twebwe ziri bukoreshe kubura amahirwe, ziri bukoreshe ibyo bambuwe n'ibyo batabonye, nk'ibuye bashobora guhagararaho kugira ngo bigere hejuru, nk'ibuye bashobora guhagararaho, nk'urwego bashobora guhagararaho kugira ngo bibatere kurushaho gushaka. Bize kubibatsikamira n'ibibica, ahubwo bibe ibuye bahagararaho, bibe urwego buriraho, bibabere sikariye buririraho. Ubupfubyi, ubupfakazi, gutabwa, amahirwe make, ibyo babuze, reka bibabere sikariye bahagararaho kugira ngo bagusingire, kugira ngo bafate ibyo wabafatiye, kuko muri wowe birahari. Muri wowe harimo umugisha nyawo umuntu adashobora kongera kwamburwa. Muri wowe harimo umugisha utavangavanze. Muri wowe harimo umugisha udafite inkurikizi. Muri wowe harimo umugisha utavanze n'amarira. Muri wowe harimo umugisha utavanze n'ubwoba no gusuhuza umutima. Hagurutse ingabo muri iri torero, hagurutse ingabo hirya no hino bagushaka, zigiye kugushaka muri iyi minsi, zimaramaje mu mitima yabo, zivuze ngo ntabwo bakurekura utabahaye umugisha, ntabwo turi bukurekure utaduhaye umugisha, ntabwo turi bukurekure ibintu bidahindutse, ntabwo turi bukurekure amategeko yo mu mwuka adahindutse, ntabwo turi bukurekure uturemeye ibitangaza byitwa kwinuweje. Tuzahora twibuka no mu myaka myinshi imbere, tukavuga ngo twarebesheje Imana amaso. Wakoze kuduha, ndagushimira Mwuka Wera, none n'abana bawe bahagurutse, buzuza imbaraga, buzuza inyota, buzuza ishyaka. Ubu birambitse, yumva umugisha wawe wayakunguze, bikahaguruka mu mbaraga zawe muri uyu mugoroba. Wari ubivuyemo, wari ubishyize hasi, witegerezaga abarifavurize, witegerezaga abavukiye mu mahirwe, akumva ibyo byararangiye. Reka uyu mwanya ahaguruke mu mbaraga zawe, amenye ko n'abayesawu bashobora gutunganisha, amenye ko n'abayesawu bashobora kugira ingabo, amenye ko n'abayefuta bashobora kugira ingabo. Bizandike mu ndiba y'umutima we kugira ngo atabyibagirwa, bizandike mu mwuka we kugira ngo bimutere guhaguruka mu mbaraga zawe. Uyu mwaka utararangira, muhuze na Penuweli muri iyi minsi isigaye, muri kukugundira no kugukomeza kugeza igihe umuhereye umugisha, kugeza igihe yikuriyeho uburetwa yashyizweho na Satani.
izo mbaraga ziri mu kiganza cyawe. Ufite imbaraga zo kumwishimisha ibyishimo, kumwibagiza amahirwe yose n'umugisha wose yatakaje, bimwibagiza amahirwe n'umugisha atabonye, yabize yagizemo uruhare n'ibyo atagizemo uruhare. Muri we harimo izo mbaraga. Reka kugundire kugeza igihe ibintu bihindukiye. Urakoze papa, icyubahiro cyose n'ikikugarukire. Ndatambejeje umugisha ubwoko bwawe, ubahabwa umugisha. Umugisha wawe niwo mutabera, ubahabwa imbaraga zo kugushaka no kutarobanura ku butoni. Barangiza uyu mwaka bikoreye amashimwe, umunsi ku wundi babona ineza yawe ku buzima bwawe, umunsi ku wundi babona impinduka nziza izanwa no gutindana nawe. Urakoze data, gendana nawe wasura amacumbi yawe, ineza yawe ihobeho. Ni abanyamugisha, reka umugisha bagaragareho. Ni abanyamahirwe, reka amahirwe bagaragareho. Ni abawe, reka ishusho yawe bagaragareho. Urakoze papa, zana itandukaniro hagati yo gushaka n'abatagushaka. Mesheje umugisha abantu bose bakoze umurimo mu nzu yawe. Abihuta bagana mu ihema ryawe mwami, kugira ngo badutegurire, ubahe umugisha. Batuye mu gusenga no mu kuramya, ubahe umugisha. Abakoze buri murimo wose kugira ngo ubwami bwawe bwaguke, ubahe umugisha. Abakuye mu byo wabahaye kugira ngo batange umwami w'abami, kugira ngo umurimo wawe ukorwe nta nkomyi, ubahe umugisha. Abaje n'imitima igushaka, ubahe umugisha. Kandi bumve gusenga kose kuzamuka muri we mitima. Turavuze ngo icyubahiro cyose n'ikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abahe umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo. Naheje muri veye 3:00. Yesu